ego nyine kuva twahura kugeza ubu ngubu ntago ndabona imihango ngiye muri njye mba niyumva nk'imana yo gukina filime. Claudine ni muntu ki? Claudine nyine ni umuntu usanzwe ukunda nyine ibintu bitwika cyane. Numva bavuga ko namana y'ibyiruka urankunda mbabarire kurambirwa kwangeye urankunda. None se nyine ubwo hari icyo utumva nyine njye ndumva nshobora kuba nwite kandi urabizi ko nta wundi muntu naryamanye nawe. Ladies and gentlemen, reka ntangire mbasuhuza mbabwira ngo ndi Rutagwa Biziminega inkobe zose mu bihogo rwa mugabo nyirigira imbizi isangarizwa ingoma nkabo mutware w'iriyumba nyuma nk'isesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana n'igihugu nyite Mario nk'ibisanzwe ubundi dukomeze twirire show. Imbere ya kamera rero murahabona umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa wambaye neza, ni umukobwa donc namwe murayibona ibindi mwabyongeraho. Reka babwire ngo rero tuyoganira kuri byinshi ariko dutangiye atwibwira kugira ngo tubashe kuza kumubaza byinshi kandi bitandukanye. Turakwakire kuri Mario Media. Murakoze cyane. Amazina yawe bakwita nde? Banyita Claudine. Bakwita Claudine. Wow, irindi se? Banyita Mushimimana Claudine. Mushimimana Claudine. Hanyuma Claudine ni muntu ki? Claudine nyine ni umuntu usanzwe ukunda nyine ibintu biriti nyine tu byadutse wenda akunda nyine ibintu bitwika cyane. Akunda ibintu bitwika. Mbega urwego bivuze ngo nawe ukunda ibitwika nawe ugatwika ubundi agahira rimwe cyane. Muri iyi minsi niki kiri gutwika Claudine? Kiri gutwika ku bijyanye n'iki? Haba ku ma social medias, haba ahantu hose muri rusange. Nyine nkunda nk'indirimbo nyine ije shyashya ahita numvira gutwika yenda ayikunda cyangwa kubera nkunda filimi ije shyashya ikunzwe cyane nkayikunda. Wow, muri iyi minsi nakaye karirimbo se kari trending akari kugera ku nyota? Ni indirimbo ya Juno urankunda. Uzi kuririmba? Ndabizi cyane. Ubundi uzi kuririmba urabizi ariko ntabwo ari cyane. Hanyuma ndashaka kugusaba impamvu uvuza ko karirimbo nanjye ndagakunda. Mbabarira ukankiriremo ukanyoroshemo gake hanyuma twumve. Nushaka kuririmbe uririmba agace kava nkaka kagera ku ruhuha cyangwa ukavuga abanye ukageze nko ku munazi. Okay, nta kibazo. Numva bavuga ko namana y'ibyiruka urankunda mbabarire kurambirwa kwangeye urankunda kubera nyine ntazi kuririmba. Okay, nibyo biba bihagije kuririmba ntago ari intambara. Hanyuma Claudine ufitiye impano? Ngiye muri njye mba niyumva nk'imana yo gukina filime. Yo gukina filime. Iyo mpano se wayiyumvishemo guhera ryari Claudine? Nayiyumvishamo guhera ryari? Nyine hari amakarabu aba ku ishuri nyine bakaza ramwe nyine wenda bari buze gusura iyo karabu tugategura imikino wenda hakabaho iyo gukina filimi no kubyina ababizi nyine njye nkajya mu yo gukina filimi kuko mba numva arizo nkunze. Wumva arizo kunze? Yego. Okay. Hanyuma rero niki cyaguteye niki kigutera kujya muri byo cyane ko abenshi tugira aba role models bashobora kutwinspira tukajya mu kintu kubera ko nabo babikora neza acting fresh. Wowe ni uwuhe umwactrice cyangwa se umwacteur ni uwuhe role model wawe muri ibyo bintu? Uramba numva nkunze Asia cyane kuko mba mbona yactinga neza. Asia Mutoni? Yego. Muri Seburikoko? Nose mbona ashoboye. Okay, uvuze Asia nibuka ko hari abantu bakinana mu mafilime hanyuma bakugize Asia uyu munsi bakakubwira ngo genda muri Seburikoko uhitemo cyangwa se reka ndeke kubaza muri Seburikoko reba mu gihugu hose urebe abajama barimo bazi gukina filime nuhe muntu ukina ukavuga ati uyu muntu twakinana bikaryoha? Numva nakinana na Jacques. Jacques? Wow. Harya Jacques akina gutera? Jacques akina mu filime? Akina avukana na wa mu bibi nyine
bavukana wapfuye aba ntabwo ndi bakina muri kwibuka filime neza. ni Stimedi ni Seburikoko ni ni Stimedi. Stimedi. Yego. Wow, ndaza kwitegereza shake ndebe ko mwahora koko mu cyara tuzabahuze na Digi muhatwika. buriya nawe twatwika arashoboye. Niwe na Digi mwakinana. Eh. Waguhuza na Papa Savas. Nawe ndamukunda buriya azikatinga neza kandi arashoboye abahagarariye filimi nyinshi mu gihugu. Hanyuma umuntu witwa Ndimbati umuvuga hiki? Ndimbati ariko buriya nawe arashoboye ariko ntabwo njya mwitaho cyane. Nyine ndeba uwo nkunze nyine nkaba ari we nitaho kuko mba mbona ukuntu yagitinga nkabikunda. Nkaba ari byo nkunda. Ukabikunda. Hanyuma ese uheruka ni ryari uheruka kureba filime Ndimbati yakinnyemo? Ntabwo nyiheruka kuko Stimedi ntabwo akiyirimo. Yagiye se Ndimbati? Simbizi ariko numvaga ngo baramufunze nimba yarafunguye ntabwo mbizi. Rero ntabwo aheruka gukina simbizi. Ndimbati se ngo bamufungiye iki? Numvaga nyine ngo hari umubebe nyine yashutse nyine ibintu nk'ibyo ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. Hanyuma ibintu byo kudimbata bikora akantu. Ibintu byo kudimbata nibyo byatumye Ndimbati abura. Uriya nyine yabonye amaze kuba icyamamare yitwa Ndimbati nyine abona arashoboye ibyo nyine abijyamo. Aha ni ibintu byiza cyane. Hanyuma rero uzi gukina filime kubera ko utakina filime wenyine tuzagushakira itimu mukinane turebe ko ibyo bintu bize. Yego mwamukoze cyane. Ni ukuvuga ngo noneho nk'abantu bafite itimu yo gukina filime bashobora kukurokirita wabyemera? Yes. Ufite telefone? Ndayifite. Ndagira ngo wabwire nimero yawe umuntu ushaka kuba yakurokirita azaguhamagara kurokirite agushyire muri filime ye sibyo. Hanyuma turebe uko ibintu bigenda. Hanyuma rero bantu mukurikiye Mario Media ukaba ufite umushinga ko wakina filime. Uyu mukobwa azi gukina filime atubwiye ko abizi afite impano kuva kera byiyumvamo. Ndagira ngo noneho ababwire nimero ye ku buryo mumukeneye mwamubona mugakinana. Hanyuma rero tubwire nimero zawe. Okay, murakoze ku muntu wabona nyine impano yanjye yamfasha igakura. Yamagara kuri nomero 0788 42 142. 142. Nizo ngizo. Okay, uba kuri WhatsApp? Yego. Harahiye ndabizi ko bari bukwandikire. Rero mbo hanyuma Claude watubwiye kuzi gukina filime kandi ufite impano ya danger. Rero turagira ngo ndabishaka kugwa akantu ngeragereza gatoya kugira ngo tuze kureba ya mpano yawe niba koko umuntu wese supportinga bikavamo. Ndashaka ngo nkinira akantu wenda nk'umujama yaguteye inda hanyuma akagukatira. Donc umuhamagara umubwira ko yaguteye inda ariko nyine umusaba kubyumva ndetse no kugufasha muri ibyo bintu. Tagira ngo ukagerageze turebe. Okay, murakoze ngiye kugerageza ariko kuko ntabizubereyemo ndakora uko nshoboye tu. Ado Chiri bimeze bite? None se ko kuva twatandukana tarongera kumvugisha nkuko byari bisanzwe. Ako nyine uriya nubwo utakimvugisha buriya mfite ikibazo nifuza kukugezaho. Ego nyine kuva twahura kugeza ubu ngubu ntago ndabona imihango. None se nyine ubwo hari icyo tumva nyenge ndumva nshobora kuba nwite kandi urabizi ko nta wundi muntu naryamanye nawe. Isubwa ibyo bintu wabinkora. Chiri ndakwinginze basi ndakwinginze utambwira ko ibyo bintu wabinkora. Nukuri niwe muhungu nzimeruka nta nundi muntu nigeze ngamana nawe atari wowe. Chiri please tambabaza. Okay, ndumva ari byo. Wow, mukobwa uzi kwactinga cyane. Twayibonye rwose iyo mpano yawe ishobora kugeza kure cyane, ishobora kugera kure uko byagenda kose. Rero tugera ku musozo niki wabwira abantu bitinya bafite impano zitandukanye? Abantu bitinya nyine nkanje kuko nanjye nditinya mba numva kujya imbere ya kamera bine isoni nkumva nyine mfite ubwoba muri njye. Ikintu nabwira nyine no kwitinyuka bakumva nyine ko bashoboye bakabigaragaza. Wow. Rero urakoze cyane, urakoze kuba wemeye ko tuganira
ukatugaragariza impano yawe. Imana iguha umugisha, turabakunda cyane. Ego murakoze cyane. Aha reka mbashimire mwebwe mwemeye kuganira na Mario Media, mwemeye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro mbategurire umunsi kundi bagireho kandi ku gihe, babwira ngo mwarakoze cyane. Mwayibonye rero, iyi ni impano igendera. Niba ari cyo wakora ku mpano ye ushobora kuduhamagara, nimero ni yayindi 0786652919 cyangwa ugaca kuri Instagram ni Mario Agasaro, ukajya kuri Facebook ni Mario Agasaro, hanyuma amata akakomeza akabyara amavuta. Turabakunda cyane naho butaha.